Nanywa amazi. Wanywa amazi akonje cyane. Nanywa amazi akonje. Kubera iki? Bo sibyo no kuvuga ngo kugeranya icyayi n'amazi. Amazi n'ubuzima. Amazi n'ubuzima. Amazi n'ubuzima ahubwo niba utanayanywa nkushishikarije kuyanywa. Rose waba ukize ufite amafaranga cyangwa utayafite wayirwara. So ikindi bwa buzima nakubwiraga butari ubwawe. Nk'ubu ngubu wowe akazi kose kutuvuge nimba uri umukameraman. Kuko ubikunda. Nyine ubikora unezerewe nta mafaranga byabiguha. Urumva ntago warwara depression. Kubera ko ni ibintu byawe uri gukora. Yego. Irasake ari yo kwande. Irasake makuru yabaye ibanga. Yabikiye hezubundi. Icyo twamenye nuko isake yaje kubika. Yabitse bisanzwe. Ariko nyiri isake ntago yigeze agaragara muri biranga bamuvuge. Gusa icyo tuzi nuko isake yabitse gatatu. Abari kuremwa akaza kuvuka. Nararemwe ndavuka. Icyo tucyanzire. Wararemwa kareka tukiveho yeyo kashatse kumwe uricyo. None se yiba kubwiye ngo uri ikiremwa. Ibyo ni jambo ikiremwa agira ngo urarize. None ntabwo bakwita uyo ngo kirakiremwa. Ikiremwa. Iryo jambo nturizi. Twe turi ibiremwa. Ntabwo nkwiye kujya niganyira niba sukwejo nzabamerewe nzajya nibuka yukihoraho himenye ibyo byose uko bingana. Cyane ku gasaha kawe. Isaha iguranga. Amadolari 2,000. Irabara. Ni miliyoni 2. Irabara se? Irabara cyane. Unisanga. Ubu ngubu se saa 12:02. Bwani. Shaka urebye kuri phone. Nakurebye kuri phone. Nagreje muti ni isaha isanzwe. Amasaha yo mu Rwanda. Abajene bakinogiye musigaye murimba mwaza mukambara amasaha atabari inshinge ziba zibyina muri screen. Reka ntungiranye nawe nge ndi umusaza. Wowe uri umusirimu. Warasirimutse. Yeje garengo ikirero. Ne Eric ushatse ngite ndashimye. Na Eric ugira ubwanwa baho. Cyangwa se ushaka ngite mu Bison. Mu Bison ahubwo ko na Eric ugira ubwanwa. Cyakora twaje kuramyaho bya making sense. Ariko nundi urabizi ndi umuramyi. Uri umuramyi? Barakuzi koko. Cyane. Yeyo. Bimeze bite se? Ewana ni sawa cyane ndakomeye. Urashima Imana? Ewana Imana n'abantu bakeya cyane. Twahirukanaga ryari buriya? Sinashize nk'imyaka 5. Imyaka 5? Byari long time kabisa. Mba nkukurikirana gake gake n'icecekeye. Cyane sincire ndi nk'uruviri rw'igare. Uratwika koko. Uratwika. Ya. Rero nagira ngo hano rero tuganire ku kintu. Hari umunsi wawe kugira ngo ugende neza wawuteguye gute? Munsi ndabyuka nkasenga nkakora mu sport dukeya. Undi namfite umurimo nkawujya kuwukora. Aho ufite umurimo? Uracyari umunyamuziki se? Abantu umuziki wahagarika se umuziki ni nk'amaraso ubuntu utayabura mu mubiri. Yego. Abantu ubunembamo ndawukora rimwe na rimwe. Hari niyasohotse ejo bundi ngira ngo arayumvishe. Uraza kuza kuduhama kapera se? Okay, ntacyo nanagatanga tu. Uraza kuza kudutamo mu kanya gato yakaribuze. Ndagira ngo rero twihuse cyane. Ubushize hari ikintu cyari cyabaye. Ngo kuba jeune mbona bwije cyane uko ndi kurira muri telefone. Burije ariko nta cameraman meze bite? Ishusho ni good. Urabona nta kibazo se? Reka rero hano hari utubazo nkatunga nenda kukubaza. Hari ikibazo cya mbere mfite kiragira kiti ari uguhora unywa icyayi gishyushye cyane cyangwa guhora unywa amazi akonje cyane wakora iki? Nanywa amazi. Wanywa amazi akonje cyane? Nanywa amazi akonje. Kubera iki? Bo sibyo no kuvuga ngo kugeranya icyayi n'amazi. Amazi n'ubuzima. Amazi n'ubuzima. Amazi n'ubuzima ahubwo niba utanayanywa nkushishikarije kuyanywa. Genda yanywa. Nego ko amazi akora akazi gakomeye mu mubiri w'umuntu. Nanywa amazi kabisa. Nundi niyo. Okay, aho gukora akazi. Aho gukora akazi gatanga amafaranga menshi ariko udakunda.
no gukora akazi gatanga amafaranga make ariko ugakunze wakora kahe? nakora akazi gaciriritse ariko nkiyumvamo nkakunze ugakunze. Yeah, good. Reka rero tuze hano tunyarukire kubaje uri umusore. Yego. Abakobwa bagira iyerekwa baritambutse. Oya, ntibaritambutse. Warafashwe. Ndi umusore ariko umeze nk'uwubatse. Utaringara. Uyivuze ngo umusore umeze nk'uwubatse. Bishatse kuvuga ko nta yerekwa ryemeye gutambuka. Kubera ko cyangwa nawe uri muri baba uri muri babandi bacyura barya abana bagabacyura nta nagati. Oya, ibyo ntabwo urabizi simbikora. Ndabizi ko utanyoneze iyo umeze nk'uwubatse. Bivuze ngo ufite umukobwa mu bana ntibyemewe n'amategeko. Araza akarara iminsi 3 akahita agenda. Kubaka si ngo mubane mu nzu. Oya, ni mu buryo bw'umutima. Aho umutima wawe uri niho uburi. Namwe rero umutima wanjye uba rero ntago ntuhari. Undi mukobwa ntago yawubona. Icyo nashatse kuvuga. Ariko kubana mu nzu ntiturabana. Icyo kibura. Nandi ushobora kuba umwe mu batera ama depression y'abakobwa. Oya. Yabana depression iyo uyifite ufite akantu k'aka depression. Jewe ubu ndi umuganga. Hita nkukorera umuti. Ku bakobwa? Oya, siri ku bakobwa n'abahungu korera imbere n'inyuma. Oya, ntago aricyo nshatse kuvuga. Uramutse ufite ibyo bibazo nk'ibyo ngibyo nkugira inama nkakuganiriza kabisa. Reka tujye ubona ari iki gitera ama depression abakobwa benshi. Wenda depression zarazamutse ubu ngubu ariko si ku bakobwa gusa ndi hose muri rusange. So rero urebye ari depression z'uburyo bubiri. Hari depression utagiramo uruhare. Hari niyo ugiramo uruhare. Yes. Ubwo urazidutandukanyiriza zombi. Iyo utagiramo uruhare urumva ari igihe uvuka wenda ukavugana ikibazo runaka ukavuka uri imfubyi cyangwa usanga ababyeyi wenda barapfuye cyangwa se ukavuka ufite ubumuga urumva bikagutera depression. Urumva icyo gihe we nta ruhare wabigizemo. Waje ku isi gusa utabizi wisanga nyine uhuye n'utwo tubazo nk'utwo ngutwo. Waba ufite ubumuga runaka sosiyete ikaguserereza cyangwa se abantu mu byirukanye bakakubonamo nk'ikibazo bikagutera depression. Cyangwa se udafite ababyeyi wenda nta famille ufite ntaki ugakura wumva ufite akantu k'agahinda muri wowe. Urumva icyo ni ikintu utagizemo uruhare. So depression wagizemo uruhare rero akenshi navuga ngo nuko ushaka kuba mu buzima butari ubwawe. Ushaka kuba ubuzima butari ubwawe. Gute? Nk'urugero abantu benshi bazi ngo ku depression wenda ifata abantu kuko ufite ibintu ubura, ufite ibintu ukeneye, ufite ibintu depression uzarebe n'abastari benshi bafite ama depression. Nimba ujya usoma ukurikirana nka Justin Bieber avuga ko kugira ngo asinzire yitera inshinge 6 kugira ngo abone asinzire. Inshinge 6. Uvuga ngo afite depression ku rwego rwo hejuru. Kandi ukibaza nimba ari igikundira aragifite, yabana amafaranga arafite, ahashaka gutemberera aratemberera ariko afite agahinda. Rero bivuze ngo depression kubera ko ubuzima abayeho ntago we abayeho ubuzima bwiwe, ahubwo abereyeho ubuzima abereyeho abafana biwe. Uriya muntu ntago abayeho ubuzima bwiwe. Oya, kuko urugero nkanye nshobora kujyana mu isoko nkagura igisheke. Ufite inshatse ndagenda ndi no kukirya. Kuko nyine njyewe nta kintu bintwaye. Ariko nkuriya iyo story turatangira y'igisheke. Yes, mwihangane tuhinduye location kubera ikibazo cy'ikirere cyangwa se cya climat. Climate change. Twabyigaga kera muri ni mu wa kanera. Mu wa kane. Sibyo kamenanya? Mwebwe mwiza ibintu byo kuvifirima mujye mu bitubwi. Wari urimo tubwira ku kintu kigituma aba star bagira ama depression kari byo ubuzima baba bibereyemo. Nimvuze ngo wenda njye mfite nk'urugero nshaka kujya nkagura ikintu runaka nshatse. Nashaka nkajya ndi kukirya se nkakiraho nshaka. Kuko ubwo ni njyewe ko ndabishaka mu mutima. Ariko nkuriya ntaga kuri ikintu ashatse mu mutima we. Ntaga kuri ikintu we yifuje. We akora ikintu abafana bifuje. Kiranga ibyo urabyumva. Kubera ko n'umwambara ashobora kuwambara ataruka ukunze. Ariko just kuko abafana bawukunze bawushaka akawambara. So no mu buzima busanzwe tuvuye muri ibyo by'abastari. Ariko urumva ko icyo nshaka kuvuga ngo depression ni ahantu hose. Waba ukize ufite amafaranga cyangwa utayafite wayirwara. So ikindi kwa buzima nakubwiraga butari ubwawe
nk'ubu ngubu wowe akazi kose tuvuge nimba uri umukameramani kuko ubikunda nyine ubikora unezerewe nta mafaranga byabigwa urumva ntago warwara depression kubera ko ni ibintu byawe uri gukora yego cyangwa se washyizeho dread so kuko washyizeho dread uri free nyine urumva ugomba gushyiraho dread so ariko iyo utazishyiraho kandi mu mutima ushaka kuzishyiraho bishaka kuba bigiye kugutera ikibazo ukumva nyine ufite wari kuzitinya uvuga ngo ese abantu bazambona gute. Reka tubanze tumenye twinjire mu kintu cyo kuvuga ngo se depression ubundi ni iki. So depression ni agahinda uvuga ngo ni agahinda gakabije. Agahinda rero mu magambo make ni nk'agahinda. Agahinda ni ukuvuga ngo agahinda kari ubwoko bwinshi. Okay, nshobora kugira agahinda wenda kubera yuko napfushije mami cyangwa se daddy cyangwa nabuze umuntu muri famiye nkagira agahinda, cyangwa se nkagira agahinda wenda kubera ibintu umuntu wenda yankoreye bitari byiza ushobora kuba byanteye ako gahinda. Okay, cyangwa se nanone kubera ko mu rukundo abantu bagiriramo agahinda kenshi ugasanga nyine urumva n'ahantu twose tugiye dutandukanye kandi tumininga ibintu bitandukanye. So ako gahinda gakabije bavuga niyo mpamvu bashyizeho gakabije. Umva aragahinda ushaka kumarana amasaha 2 kakaba kashize cyangwa se umunsi umwe. Ako niko gakabije niko kadakabije. Ako ni agahinda gasanzwe muri rusange. Depression ni agahinda gakabije ushaka kumarana ubuzima bwawe bwose cyangwa se byagutera kwiyahura. Ni igihe nyine ubaye ukumva yo kubaho ntacyo bikumariye, ukumva gupfa bikurutiye kubaho. Okay. Kandi uzumva abantu benshi biyahura. Wari ukomeje ngo ku rukundo abantu barababara bakababazwa n'urukundo ku buryo umuntu yiyahura. Kibaza se uyahuzwa kubera urukundo kubera iki? Wagize byatewe n'iki byatewe n'iki? Ikintu kibitera ni ikiherero. Nawe ngo ako genda turi ubu ngubu nako umuntu yitera ugiramo uruhare. So akenshi amaranga ubundi kugira ngo agenda ukagira n'amaranga mutima yawe bituruka ku maranga mutima. Okay. Igihe ugira agahinda gakabije rero ni ryaye. We bwa buzima nakubwiye uwo butari ubwawe nk'ubu ngubu ibintu bigezweho urabizi ko akenshi ama mariage aba cyangwa se inkundo zihaba ukumva umuntu bitewe n'ikintu mushakaho ntabwo usigaye umukunda kuko ubishaka kuko ubishaka. Niyo mpamvu ngo ubaho ubuzima butari ubwawe. Tuvuge nimba ari umusista akaba adakunda umuntu urumva nta mukunda ariko kuko wenda umusista w'inzozi ze gukura kwiwe yakuze wenda yifuza imodoka akabona umujama ufite imodoka bati ngiye kumwemerera urukundo dukundane tuzanabane ariko ntago yamukundaga. Bunyire yakundaga imodoka yagiye kubera imodoka ntiyagiye kubera umuntu. Yes. So, kubera ko icyo gihe azabaye ubuzima butari ubwe rero ubwe bwari ubwo gukunda umuntu ariko impamvu agisa akunda imodoka agiye kubera imodoka icyo gihe ntago uzabura depression. Okay. Kubera ko urumva ariko niwe uzaba yigizemo uruhare. So ama depression ni uburyo bwinshi. Tuvuge kuri ubu ngubu amafamiye tukiri aho ngaho ubu ngubu usigaye na family ishaka kugira muri kugira ngo ugire depression kandi family yawe ukashaka gukora ikintu runaka bakabwira ati hoya tuvuge ushaka gukora umuziki bagatabwira ati ugomba kujya kwiga amategeko. So ikajya kuba umucamanza kandi muri wowe uri umunyamuziki. Icyo gihe ushaka kugera ku kazi ariko ukaba gafitiyemo agahinda katakunyuze katakunejeje. Okay. So rero ubuzima kwera ko ubuzima butari ubwawe wabaye ubuzima bw'ababyeyi. Nibyo ubaye ukabandi babishaka. Wabaye ubuzima ababyeyi bashaka ariko ntago wowe ubuzima wowe yashakaga. Okay. Ariyo mpamvu n'ama mariage arimo depression nyinshi akenshi umuntu ajya kubana n'umuntu wenda ari famille yavuze ngo bananurira kubera ko niwe ufite ibintu runaka dukeneye niwe wize niwe ufite ibitunga imeze uku. So ukajya kubana n'umuntu ariko icyo gihe ni famille ugiye kuberaho we ntago ubayeho nkawe numva nta mahitamo ufite. Icyo gihe ntago uragahinda rero ntago uragahinda gakabije kubera ko karakwataka kubera ko nyine ubuzima ubayeho si ubwawe wowe ubayeho kugira ngo ushimisha ababyeyi cyangwa se ushimishe societe kuko ubu ubuzima tunabimo n'ubwo gutwika cyane kubera ko ukora ikintu kugira ngo wowe wemeze abantu bandi. Wowe ntago ukora ikintu ngo biyemeze kigushimisha, wowe ukora ikintu kirashimisha wowe twiganye we dukorana ku buryo bavuga ati ewanda kana kasigaye ameze uku nguku bigenda gute ariko si wowe ubayeho. Urumva ni nko kugira boss y'ubuzima bwawe. Urumva iyo uri mu kazi gasanzwe ukora ikintu gishimisha boss ukora igishoboka cyose ngo boss yishime anezerwe. Hari n'abantu bameze nk'ababaye bafite ababoss y'ubuzima bwabo. Ngiye nkakora ikintu ariko ari ukugira ngo ngiye sinishime ahubwo abantu bandi ari bo bishime. Icyo gihe ntago mbaye mu buzima bwanjye rero niho depression zituruka. Ariko ubayeho nkawe ntago wagira depression.
Okay, wigeze ugira depression? oya niyo neze kugira ngiye mbaho ubuzima bwanjye ntago wigeze ugira agahinda se? agahinda gasanzwe umuntu arakagira kamwe gasanzwe urugero bo nta muntu utagira agahinda turabizi ko wagize ntago nagize depression nagize agahinda gasanzwe n'uyu munsi nakagize agasanzwe kuko nk'uyu munsi nashaka kujya gusenga habyuka imvura imbuza kujya gusenga numva mfite agahinda numva ndababaye ufite agahinda ntago ni depression da ntago ari depression kuko kashize okay ko kamaje kurangira wumvishe ibintu bya niki ubuzima bwakwigishije Mbson? ubuzima bwanyishije ko uko wameze kose nta kintu kitarangira bo ubwiza burashira amafaranga urayatunga agashira man inzu urayubaka igasaza cyangwa zitanasaza ugapfa ukayisiga bivuze ngo nta kintu kitagira iherezo uko wameze kose waba utwika gute waba uri umusitari waba uri umuntu uciriritse waba ufite amafaranga cyangwa utayafite ubuzima ikintu bwangishije no kuvuga ngo nta kintu kitagira iherezo twese ubu turi hano ariko twese nka nyuma y'imyaka 30 40 50 tuzatwarapfuye yo reka tujye kuri kariyeri yawe rero y'umuziki tunyarutse cyane ntago nari kwihangana umuziki era cyane ufite uri mu itsinda rya Big Dream byari itsinda ryari umuntu ku giti cye yabaga ari umuntu ku giti cye Big Dream nukwe nanjye nkabukwanjye nabaga mumufashije muri nari nzi ko ririya tsinda nyine ari Big Dream nyine oya Big Dream nuriya mu rape ariko mufitanye ingoma ya Danger ashaka kuzatumira uramujene akazana kuri The Sam Connect akadutamo akapera kabisa niko byamugendekeye twakoze indi ivuga ngo ntago nkwiye kujya niganye mwakoranye indi cyane yasohotse ejo bundi kabisa dutemo nka vasi yawe ntago ndayumva kubanza mutarayisohora uko biri kose ntago turayishyira kuri platforms okay ivuye ejo vuba mwakoraga ibitendoza mani mbazi kera ngiye nyonga ikambakamba narabarebaga nkabona nyine muri abastar mukora kariyeri nkunze cyane ariko nkabona nyine sinzi gusa right now I hope yuko nyine ibintu byagenze neza niba bitaranagenda neza bizagenda neza yagira ngo dutemo kuri akapira kuri iyo ball nshyashya tuboneraho no kuyipromotinga kugira ngo abantu b'abanyarwanda bayifollowing bayikunde dukunda kuririmba akenshi ngiye mba ndirimbo tuvase tw'indirimbo zo mu gitabo urabizi nubwo umutipa umuraperi cyangwa twe turaba najyaga ndumva mujya mukora izo bitani akora gospel gangster I think ni gospel rap ingoma do chorus uramujene mbona ari mu kigera ari muri generation y'aba Fireman yarabizi arabishoboye kabisa azi kuririmba urumva yarimbaga mbere Sekira aje gukizwa nawe yinjiye mu iwacu mvuga ubwo yari yaje mu rusengero ahita akomeza kariyeri ye ariko ahita ahindura injyana arimba gospel ariko n'ubundi arimba gospel ariko n'ubundi biguma muri ya still ya rap still yo ntiyahindutse gusa okay voilà yes wari ugiye kudutamo akapera twarimbye mirandimbo nabanga mitanga yo ukubitamo verse producer mu beat Big Dream anaza nawe kubitamo hip hop ibintu bigenda neza kabisa umuzigo muwushyira hanze ariko ntago urajya hanze niko wavuze I think ntago turayishyira ku platform twayikuye studio ariko ntiturayishyira ku video mwarayikoze video ntiturayikora niki kintu ubona kigoranye hano muri iyi kariyeri yanyu ubona nk'imbogamizi imbogamizi ufite ndabivugira ku ruhande wenda rwura mu tipe uko ngewe ntago nteganya gukora umuziki nk'umwuga nk'umuhanzi cyo kuza umuhanzi uzajya ushigira ngo muririmbiremo agakorasi najya nkamufasha ariko ngiye akenshi ndi umucuranzi ndi umuririmbyi ibyo nibyo byanjye ariko sinshaka kuba umuhanzi ntabwo nshaka kuba umuhanzi kabisa ariko kandi ngo ndi umuhanzi nkaba umucuranzi already uri muri music ndi muri music ariko sinshaka kuba umuhanzi kugira uri kuwigurutsa urimo na wigurutsa ati ntagaru kandi already urimo ariko sinkukora nk'umwuga niko nabivuga nundi kugira ngo ikintu kigiye kuvamo umwuga se kiba cyatangiye gute uzi imbogamizi umuziki ufite muri rusange bivugiye n'abandi bantu bose n'abahanzi muri rusange twebwe icya mbere turacyari hasi mu bijyanye na promotion kubera ko ubu ngubu kugira ngo umuntu ushobora kujya indirimbo kuri radio umuntu waba utamusigiye amafaranga ikintu kiriyo ukimara kugenda ntiyongera kuyikina kubera ko twe ntago bareba siriho
ya wari urimo utubwira ku kintu cyo hagaze shaka kameramana aha rero batiri zawe ni ibibazo ambo wari urimo tugeze ku kintu cyo kuba abahanze kenshi bajya kujya gushaka promotion ariko bikababera imbogamizi cyane ko nta n'amafaranga baba banafite abajeni benshi binjira muri kariyeri iyi industry irahenze cyane ntekereza yuko kuyijyamo udafite amafaranga biba bigoranye nk'abantu bashaka kuba abahanzi cyane nikuremo ntago ndimo bafata amafaranga nko ufata miliyoni 5 ukazishora muri business isanzwe uzishore muri showbiz nyine nimba ari muziki ugiye gukora neza kuri kubyigurutsa uri kuboshya nawe ntiwayashoye ariko uri kubashuka jewe ntago niyo nanya afite sinashora muziki kubera ko uzi impamvu se niyo nakubwiye ngo umuziki wo mu Rwanda ni ukugira ngo bisaba igishoro nk'uko ushora muri business runaka ukavuga ngo ni miliyoni 5 ngiye gufata inzishuye mu muziki nawe byemye gukora indirimbo just gusa ngo wenda gufite impano ntago bihagije kugira impano gusa ariko utashoye ntacyo byagufasha kubera ko icyo kiganiro n'amafaranga umunyamakuru kugira ngo agutumire n'amafaranga kuri televiziyo nta mafaranga ibintu byose n'amafaranga uretse gukora video n'amafaranga irahenze gukora audio irahenze promotion y'indirimbo sorry ubwo nabwira abantu babahanzi muri rusange bavugiye ko bambwiraga ngo imbogamizi so ikintu cya mbere bafata umuziki nkaho nyine ari business nk'izindi bajye bashoramo amafaranga kuko nta kintu kuko udafite amafaranga ushoramo nta kintu bapfa kujya ariko hari abajeni benshi usanga bakora umuziki bafite mora ariko nta mpano bafite bakora umuziki nta mpano bafite ngira nk'ikintu kimwe umbwira kuri uriya muhanzi waririmbye uyu I love you ndagukunda cyane dusabe Imana ntago ari umuhanzi ntago namwita umuhanzi kubera ko ni umukomediye bizira ni komedi bari gukora ni komedi akora nk'uko ubona umuziki wa Dusabe Imana Emmanuel rero wihindura umuziki kanguye nk'urugero nk'inkiri gito ntujya uriya komedi sakora umuziki ariko ni komedi ntago ari umuhanzi none se okay reka nkwereke umuntu wenda ushobora kuba yarakoraga bino bintu akabikora nka comedy umuntu bita Clapton imbere yakoraga umuziki ngahano hari rezo mureke Imana duhamaga nyine urumva yakoraga boro ariko nyine ukumva ko wagira ziri muri style ya comedies ariko n'ubundi ariko ari umuziki nese Dusabe Imana Emmanuel biratwabikira muri hejao niye comedy irimo hari yanwe muziki urimo hari comedy ya mbere urona ashanga kuba Michael Jackson so iyo ababikoraga nabishoboye kuko we ibyo abyina we nukugira ngo tayari intego yiwe undi tuvuga ikintu kubera ko intego y'umuntu runaka so intego ye nukugira ngo asetse abantu ntago ari kugira ngo atange message kuko n'indimbo ushaka kwibaza indimbo ikarangira nta message n'imwe irimo ariko abona ni mu brand ambassador w'ibintu byinshi yamamariza ibintu byinshi cyane ntago bivuze ngo kuba utari umuhanzi ntubona amakampani wamamariza we icy'ingenzi ni ukumenyekanisha izina ryawe kuko n'aba content creator baramamaza aba TikTok baramamaza urabizi abantu bose baramamaza ni ibisanzwe yeyo Mbison umuhanzi akaba n'umuki umupasiteri cyane oyas cyane kabisa pasiteri Mbison ejo ndi narashoje muri teoloji pasiteri zira mbaraga ze muzikura he nize mbaraga zibagira abapasiteri imbaraga zikugira pasiteri se ubupasiteri ntago ari uko banyimitse kuko nta dini ngira mbahagarariye ngo runaka ubupasiteri ni mu mutima mushaka kubuta okay nanjye rero ubwo ndi pasiteri oya ibikorwa bye ntago bikwemera kuba pasiteri nibihe bikorwa byanjye se ngende ijwi rya rubanda kubijwi rya rubanda ntago bikugira pasiteri okay ushobora kubijwi rya rubanda mu buryo bwa pastor yego wowe uri ijwi rya rubanda mu kubahereza ibitekerezo runaka kubahereza ariko nta ntu bihuriye na biramiro twizera okay niho dutandukaniye bigenda biteze bigenda bite turasoza ikiganiro watuye ndaza kugusengera nakubona amaye data ndagusengera kabisa none se rurimo abapasiteri baba bavuga n'urwaye nta rurimo abapasiteri nzi bavuga
oya rura jena badesina manana zirandimi nyine babivugisha rura rurimi zo mu kihe gihugu rura rurimi ntabwo ruvuga abapasiteri gusa so njye sindaruvuga ariko nasubwo ntabwo raba pasiteri rero oya ntabwo rura rurimi ntabwo rugesha kuba pasiteri zirandimi ni impano nkuko ngende umuririmbyi ndi n'umucuranzi hari n'undi ugira impano yo kuvuga rura rurimi rero so nkuko ngiye nahawe gucuranga cyangwa kuririmba byiza ndakubonye nkubone hafi urambwiye ngo uri umupasiteri ni urwo mu kihe gihugu ndi umupasiteri mu kihe gihugu urwo rurimi ni urwo mu kihe gihugu bo abaruvuga bavuga ko ari umwuka wera ari urwo mu ijuru ni imana ibiri kuganiriza abantu ariko njyewe ntabwo ndaruvuga ariko abaruvuga ntabwo mbatera amabuye ahubwo ikintu wowe ukora uzashaka umuntu uruvuga umuzane mu kiganiro ahita agusobanurira ko niwe impano niye agusobanurira ni urwo mu ijuru ni urwo mu ijuru imana ibiri kuvuga so sinabipinga njya mbona muri ADPR iyo umupasiteri atangiye kuvuga indimi ibyuma byose biraceceka twumva ijwi ry'Imana none se ni izihe mbaraga ziba ziri mu guhanura umwuka wa yamanutse mwuka abantu iyo umwuka wera yamanutse bamwe yahabwa kuvuga indimi nshya ngira ngo nimba wemerewe urabizi ko ibyo bintu bibaho so ahubwo abantu byaje gupfira ni uko mu rusengero hajemo n'abantu benshi nyine nabyita ngo nabo baba batwitse nko muzima busa nk'uko babaho gutwika so hari aburuvuga ari ugutwika gusa just kugira ngo femu agire femu nyine abantu baboneka ari umukozi w'Imana ukomeye akaba yanazirepeta akaziga ariko atari ururimi rw'umwuka we ariko simvuze ko urw'umwuka rwanya rwo rutaho ku bintu byahozeho yego nuko abo ngabo bavuga urwo bihimbiye batwika banduje isura ya babandi bavuga urwanyarwo hano rero ngiye kukubaza ku bintu bibiri uri kumva wenda tunagana ku musozo kugira ngo tunasoze ndagira ngo umbwire Yesu yavukiye yavukiye Bethlehem ni Bethlehem wait umushumba ari waragiye uwo munsi yitwa abashumba bari baragiye bari benshi bamubwiramo babiri Bibiliya ntabwo izitangaza amazina yabo kandi bari bahari icyo twavuze ni uko Yesu yaravutse abashumba barabimenya babona inyenyeri irabayobora bagenda bagiye kumuramya ariko ntabwo birivuga amazina yabo bashumba ninde muntu wagambaniye Yesu Yuda bamugambanira habaye niki bavuze kibubike gatatu isake urayizi nayo ko yabayemo iriya sake yari yo kwande iriya sake amakuru yabaye ibanga yabikiye ubundi icyo twamenye nuko isake yaje kubika yabitse bisanzwe ariko nyiri isake ntabwo yigeze agaragara muri Bibiliya ngo bamuvuge gusa icyo tuzi nuko isake yabitse gatatu none se ikindi kibazo cy'amatsiko umuntu yarabyawe cyangwa yararemwe umuntu yararemwe umuntu yararemwe binyumvisha ntabwo yabyaye ihereho njyewe nararemwe gute nararemwe nyuma nza kubyarwa ni ibintu bibiri byabaye ni ukuvuga ngo reka duhere kuri ni ukuvuga ngo njyewe icyo mbona uri kumva warabyawe ubyarwa n'ababyeyi bawe papa na mama iyo bataza guhura ntabwo wari buvuke bariya bari guhura ko kugira ngo mvuke nabyita ngo ni nk'aho babaye bobo ni nk'iforume nanyuzemo kugira ngo mvuke ariko njyewe nyirizina nararemwe kuko nari mfite umugambi wo kuzabaho Imana rero yabipanze ntabwo nabipanze kandi uri ufite umugambi ntabwo ariko mvuze njye nta ruhare nabigizemo kugira ngo mbe ndi hano ku isi ahubwo nyiri imipangi Imana yarapanze iravuga ngo uko biri kose Eric azavuka iravuga ngo ese none ntazanyura hehe ihita ifata ababyeyi irabategura kugira ngo nzabanyuremo irandema ishyira mu nda ya mama arambyara warize yego ugera mu kangahe senior 6 bivuze ngo wasoje amashuri yisumbuye wize iki iye combination computer science reka tujye muri tronc niho babyiga O-level uri muri O-level hari isomo ryitwa gute
geography biology okay muri biology bigishamo uburyo ki kugira ngo umuntu avuke uri kumva inzira biba byacimo na process zose binyuramo uri kumva hari ahantu kurema bigeze bavuga ati kino kintu kiraremwa gutya. So abanyesiyanse bo urumva ni abantu bisanzwe bafata ibyo babona nyine babona byabaye. So already ni nko kwavuga ngo abanyesiyanse bicaye wenda bavuga ku kintu cyabaye, tuvuge kuri sida cyangwa kuri corona cyangwa tuvuge ibikoresho bisanzwe, wenda bari kuvuga kuri kamera cyangwa kuri microphone, bayivuzeho abantu ariko nuko yabanje kubaho barayikoze babona uko bayivugaho. So rero kuvuga ngo ariko kandi ibyo bayivugaho nibyo impamvu bavuga kuriya, twebwe abantu twizera Imana, twizera ko mbere na mbere Imana yaremye umuntu, urumva yaremye umuntu. So twizera rero ko umuntu aremwa then nimba arabanye process kugira ngo umuntu abe umuntu, arabanza akaba amazi, akaza ku byo biturusora, akaza kugenda bafata byose, ariko tukaba tuzi ngo biri guterwa n'iki biri guterwa n'iki. Ni ukuvuga ngo reka nkubwire, umuntu yitwa umuntu igihe yavutse, sibyo? Noneho muri cya gihe arimo akorwa mu nda cyangwa se mu bahita muri tarisi n'iki yes akiri muri nyababyeyi muri nyababyeyi uri kumva, tuba tuzi nyine process no turemangingo biba birimo gukorwamo, yego. Noneho akitwa umuntu igihe yamaje kugira gute, kugira hanze kiya kirimo, ntago bamwita kuko ntago tuba twakabona aho n'iki kigiye gusohoka, sibyo? Ubwo bivuze ngo redi umuntu arabyara, ariko yagiye kwipimisha amubwira ko umwana ameze neza mu nda, baratangiye kwitwa umuntu baramubwira ariko bigirana by'igihe. Iriya process nyine abari kuremwa abari kuremwa akaza kuvuka, nararemwe ndavuka, icyo tucyanzire kareka tukiveho yeyoka ushatse kumwe gutyo. None se iyo bakubwiye ngo uri ikiremwa, ibyo ni ijambo kiremwa ngira ngo urarize, none ntabwo bakwita uyo ngo kira kiremwa ikiremwa, iryo jambo nturizi. Twe turi ibiremwa, twararemwe ariko turavuka. Nibyo kabisa. Bizagorana kugira ngo nyumvishe ko narimwe kandi ko nabyawe byose. Okay, nari bireka iyo niyo biraritagatifu cyane kuba njya mbibona cyane. Abanyisiyansi usanga bafite isi yabo babayemo, n'abanyabibiliya bafite isi yabo babayemo, kandi buri wese afite imyizerere yabo. Ko tugiye tugana ku musozo rero, ndagira ngo nenge kukubaza ku kintu cya nyuma. Hari ikintu cyaba cyarigeze kikubabaza ukumva ubuzima urabwanze? Ikintu cyambaje mu buzima ndabwanze, kuburyo uvuga ati noneho ndumva mbivuyemo burundu. So aho namenye ubwenge nta kirambabaza. Nta kirakubabaza? Vuze aho namenye ubwenge. Kera nkiri umwana byarambabazaga byinshi, ariko ntago ubu ngubu bikimbabaza. Ntago bikikubabaza? Ni ryari wamenye ko umenya ubwenge se? Iyo umaze gukura ubyiyumvamo, ubyumva kukuze. Neza warabumenye? Warabumenye? Ubwenge ntago ubumenye. Ntago namenye ubwenge. Kandi uri kuvuza aho wamenye ubwenge? Aho namenye ubwenge ni wango nabaye macuba kubona gukura. Iyo uri umwana ubutekereza nk'iby'abana, n'ibikubabaza nyine n'iby'abana. So iyo umaze gukura nta kintu kiba kikubabaza cyane, ko byinshi barabiciyemo. Hari ikintu se cyaba cyarigeze kikubaho ku buryo kikumva nyine kiri amazed kuri wowe, kikanshimisha ku rwego rwo hejuru? Nibyo byinshi. Kimwe muri byo kiri the best uvuga ati? Kimwe muri byo no kumenya gitari. Kumenya gitari? Ewana cyo kintu ncuranga indirimbo ya mbere nahise numva ntwitse. Why the best? Gira rero ikintu ubwira abajene bari muri industry ya music, ugira n'ikintu ubwira abajene kuri bano abantu bakunda kwatakwa n'amadepression, kugira ngo tunagane ku musozo bagira n'inama nyine muri rusange. Duhereye kuri depression, abantu bahe ubuzima bwabo, ukora ikintu ukunze ushatse wiyumvamo, udakoze ikintu kugira ngo ushimishe abantu bakugaragiye cyangwa ngo ushimishe abandi bantu. Wowe ukora ikintu kigushimisha wowe ubuzima bwawe, pana kuba bw'abandi nkuko nabivuze. So abari muri music, courage cyane kabisa, bakora umuziki ariko by'umwuga,
ariko wowe utarimo ngiye ntarimo nzajya ngukorera inbox iyerekanye so bakora umuziki nk'umwuga navugaga bashira amafaranga baduhereza audio meza baduhereza amavideo meza bige kuririmba banabyige hanyuma namwe mubashyigikire hanyuma natwe rwose ama views nzajya nyabaha ewana ibitaramo nzajya mbyitabira kabisa reka nongere ngushimire rero M Bison wakoze kuza kuri The Sam Connect reka nongera ngo ubutaha wenda tuzongera duhuzemo utaha tuzatarama kabisa nzamfite gitari na wazanye na guitar na wa mjene wundi mwahoze mukorana Big Dream kabisa nunamubona uzamubwira ati long time kuri The Sam uzamubwira ati uratumiwe nawe kuri The Sam next time ndagira ngo rero tugane ku musozo w'ikiganiro wowe utarakora subscribe hari ibindi byinshi bikiri kugucika ndagira ngo niba utarayikora uyikore ubwishishikarize na mugenzi wawe nawe ayikore kugira ngo turebe ko nyaboneka mutera inkunga abajene baba bakizamuka ariko ntarimo nanjye Sam urakoze kati